Urabizi se Niyori abashije kuba yagera muri Sitade Amahoro. Niyori Kigali agiye kwigira icyaro. Niyori Kigali agiye kwitemberamo nk'aho ari wabigasharo. Niyori Kigali yamaze kuba yayisesekaramo. Buri kimwe cyose aragikora kugira abe muri Kigali. Ese guys, Yves uri kumwosha we azamufasha iki mu buzima bwe bwose azamara Kigali? Yves akoze ibintu byaribyo byose mpaka kugeza igihe Niyori noneho aburiye ubwenge. Yves amafuti yose akoze atumye Niyori ahera Kigali. Niyori butuvugana nta cyizere cyo gusubira mu cyaro tukimufitiye. Niyori Yves amaze kuba yamurarura byatari. Niyori ubungubu tuvugana yageze muri Sitade Amahoro. Niyori yamaze kuba yatembera Kigali nk'uko yabyifuzaga, ariko turabizi ko nta byishimo azigeragira i Kigali. Turabizi ko nta keza ka Yves. Niyori we aracyari mu mandazi, ntago azi ikipe ari gukina nayo. Niyori ntago azi ibintu byo Yves atangiye kuba yamuzana muri ibintu bizatuma Niyori abasha kuba yabura icyizere cy'ubuzima bwe bwose. Yves buri kimwe cyose ari kugikorera Nyambo. Buri kimwe cyose Yves ari gukora ni ukugira ngo arebe nimba yatsindira umutima wa Nyambo. Ese Yves mubona ibintu byahisemo ari ibintu bya nyabyo? Ese ubona Yves kuba yarahisemo kuba yagambanira Niyori kugira ngo abe yakundana na Nyambo, ubona Yves yarahisemo igikorwa cya nyacyo? Ese ubona Yves yarabaye umuntu muzima ku buryo yarinda yagambanira umuntu kugira ngo abone urukundo rwe? Yves turabizi ko ari kuruhira ubusa. Yves turabizi ko ibikorwa byose byari gukora umunsi ku munsi bari kugira ngo atsindire umutima wa Nyambo, ariko turabizi ko atazigera utsindira no munsi n'umwe mu gihe Niyori azaba agihumeka umwuka w'abazima. Yves turabizi ko nubwo yafashe Niyori akamushimuta akamukura mu cyaro, turabizi ko nta gikorwa azigera akora mu gihe Nyambo atarumva ko Niyori yapfuye. Ese byo nibiza kumenyekanwa ko ari Yves yamuzanye muri Kigali, utekereza ko Nyambo yakorera iki Yves? Ese utekereza ko Nyambo ari cyo gikorwa yakorera Yves ku bikorwa by'abari gukorera Niyori? Guys rero nibura ubwambye ugeze hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo wifatanye natwe ukora subscribe kugira ngo tujye tugendana n'ibikorwa byose tuba tukogeza umunsi ku munsi. Murabizi ko ingaro channel nyinshi kugezaho bende sense ubwenge ndetse ari channel nyinshi kugezaho tuntu tw'ubwenge. Kandi guys cyo ngusaba no kugira ngo babanatanga ibitekerezo byo bambwira ukuntu yimva kuri film yacu Ibanga nibura umunyamuryango. Ese wowe utekereza ko Niyori agifite ihirwe ryo kongera kuba yagaruka mu cyaro? Ese utekereza ko Niyori ubungubu tuvugana hari akantu katuma agaruka mu cyaro? Ubungubu tuvugana turabizi ko Niyori nta jambo afite imbere ya Yves. Yves ari ku mukino uko yishakiye kose. Yves ari gufata agapira ke kafite mu kirenge akagaterera aho ashaka. Ese Niyori mubona hari ikintu afite yakora ku buryo Yves wenda yamugirira impuhwe? Ese ubona Niyori hari hirwa afite byo kuba yongera kuba yagaruka mu cyaro? Ese utekereza ko bishoboka mu gihe Yves atabishaka? Guys rero icyo ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wimva kuri film yacu Ibanga. Kandi nibura umunyamuryango usabwa kugira ngo nibura bwo bwambye ugeze hano kuri Venke Empire ntuhave udakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugenda muri bikorwa byose tukabagezaho umunsi ku munsi. Ese guys utekereza ko Niyori ibi byose byari gucema bikwiriye? Ese utekereza ko Yves ibi byose byari gukorera Niyori akwiye kuba yabikora? Ese bino byo bari gukora byo ubona bizamuhira? Ese ubona Nyambo wazemera kuba yamukunda? Ese ubona Yves afite amahirwe yo kuba yakundwa na Nyambo bya nyabyo? Ese ubona Yves hari ikintu kiba gisigaye kugira ngo Nyambo abe yamwemera? Ese ubona Yves ibintu byose byo azakora Nyambo azabasha kuba yamukunda? Guys rero icyo ngusaba no kuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wimva kuri film yacu Ibanga.
kandi nibura umunyamuryango murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi rimwe tuba turi gukorera, murabizi ko mwe mudahari nta kintu na kimwe twakora. Ese guys, wowe kuri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, nkusabye kuba watanga ibitekerezo byawe si inkunga nzima, kandi nkaba nagusaba kugira ngo ube wanakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, murabizi ko twe kugira tube turi hano rimwe mutuma tuba turi hano. Yves turabizi ko amakosa yakoze kugira ngo azayongere kuba yayasubira inyuma yakosore ntibibaho. Twamaze kumenya ko ubungubu tuvugana Geregwari yamaze kongera kuba yagaruka mu gace. Tereza we yabuze umuhungu ari kumushakisha ku bubi no ku bwiza. Ese Tereza arakomeza ashakishe Niyori aramubona? Ese Tereza arakomeza hige Niyori ku buryo aramubona? Niyori turabizi ko bamukinnye umutwe wo kuba yafata simukadi ndetse na telefoni na batiri akabibika ahantu hatandukanye. Ese Niyori kugira ngo azongere kuba yagaruka mu cyaro mubona bishoboka? Ese wowe guys, wowe utekereza ko ubungubu tuvugana Tereza arakora iki kugira ngo abe yongera kuba yagarura Niyori? Ese utekereza ko ubungubu akanya ubu tuvugana Tereza afite kuba yongera kuba yabona Niyori yamugarutse mu biganza? Turabizi ko bidapfa kushoboka. Geregwari we amaze kuba yigarurira Tereza, ariko Tereza turabizi ko ataba bishaka ibyo kuba yamuzana mu bintu by'inkundo kandi azi neza ko umuhungu we yamaze kuba yamubura. Ese guys, wowe utekereza ko ngo tuvugana Tereza yongera kuba yabona Niyori? Ese guys, nibura umukunzi Ibanga ujye utekereza ko ngo tuvugana Niyori ageze mu mujyi, kandi tukaba tuzi ko mu mujyi harimo ibyago bigiye kumuzira. Niyori turabizi ko avukana na Kiramani, kandi uko avukana na Kiramani turabizi ko mu mujyi hose kubera waba ari abakire turabizi ko bose bamuzi. Ese utekereza ko Niyori abantu batagiye kumwitiranya na Kiramani ku buryo Kiramani agiye kumubona byoroshe? Ese utekereza ko Kiramani noneho igihe yashakiye kuba yabona Tereza atagiye kubona murumuna we byoroshe? Turabizi ko ubungubu tuvugana Niyori umujyi we yawusesekayemo byarangiye, kandi turabizi ko Niyori kugira ngo ave mu mujyi ari uko Yves azaba bishaka. Mu gihe Yves adashaka ko Niyori ava mu mujyi turabizi ko bidashoboka. Ese guys, ubona Yves igikorwa yakoze ari igikorwa kizima, cyangwa se Yves ubona igikorwa yakoze ari igikorwa cy'ubugwari? Ese Yves ubona atari bihemo? Ese ubona Yves afite umutima muzima, afite n'umutima umugira inama? Yves turabizi ko akora buri kimwe cyose kugira ngo abone ukuntu yatsindira Nyambo, kandi turabizi ko nubwo akora buri kimwe cyose turabizi ko wenda atari no mu ex wa Nyambo, wenda cyangwa se atigeze anateretaho Nyambo, wenda nkanamwanga tubimenye. Turabizi ko ikihari ari uko bari inshuti magara. Ese utekereza ko ubungubu Yves tuvugana Niyori namara kuba yabura Yves azongera kuba yasubira mu cyaro agatereta Nyambo akamwemera? Ese utekereza ko Nyambo yahita yibagirwa Niyori gutyo akano kanya? Ese utekereza ko Yves ibyo kuba yatsindira umutima wa Nyambo byahita bigeraho? Guys, rero ndagusaba ibitekerezo bya nibura umukunzi w'Ibanga, kandi nibura umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri Vekeba ya udakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugenda muri ibikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, Rufe ndetse na Ani ibyabo bizagarukira he? Twabonye ko Ani yamaze kubwira Rufe ko yamuteye inda, kandi tukaba turi kubona ko yamaze no kubibwira boyfriend we ko nawe yamuteye inda. Ese inda y'abantu babiri baho? Ese guys, utekereza ko iranda ari iyande? Ese yaba ari yarufeho yakagombye kuba yabibwira yabizanamo umukunzi we? Ese ntiyakagombye kuba wenda yareba ukuntu atandukana wenda n'umukunzi we niba koko kwita umwana wa Rufe?
guys rero filime yacu murabizi ko izina ryayo ari Ibanga. Wowe icyo ngusaba no kuba wakurikirana filime yacu Ibanga aho iva ikagera, ndetse ntugacikwe na behind the scenes zose bari guca hano kuri Impact kuko haba harimo utuntu twinshi uba ukenera kuba wareba muri filime yacu Ibanga. Turabizi ko Ani nubwo yabwiye Rufe ko yamuteye, turabizi ko atamubeshe, turabizi ko atamukunda, niyo mpamvu yamubwije ukuri. Ese utekereza ko noneho boyfriend we namara kumenya neza ko inda umukunzi atwite atari ahubwo ari ya Rufe, utekereza ko azakora iki? Guys, murabizi ko Rufe nawe yemerana ibyaha atari ku buryo buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abe yamutsindira. Murabizi ko Rufe nawe yemerana ibyaha danje ku buryo buri kimwe cyose byamusaba, buri kiguzi cyose byamusaba yagikora kugira ngo anigishime. Ese utekereza ko Soso atari bwo amahirwe agiye kuboneraho kugira ngo abe yatsindira umutima wa boyfriend wa Ani? Ese utekereza ko Ani atari bwo bufasha abonye bwo kugira ngo abe yatsindira umutima wa Egide? Guys, turabizi ko na Soso nawe uburyo yemeramo Egide, turabizi ko atamureka kugira ngo akomeze ababare, turabizi ko aba ashaka urukundo kuva mbere hose, aba ashaka kugira ngo afatwe neza na Egide. Ese yaba ariyo mahirwe ya nyuma agiye kuba yabona mu buzima bwe? Ese yaba ariyo mahirwe agiye kubona kugira ngo abe yatsindira umutima wa Egide? Guys rero wowe icyo ngusaba ni ukutabura ku episode kurikira filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko ibibazo bikirimo Kiramani, papa we ndetse na mama wa Kiramani, turabizi ko ibibazo byabo nabo bitarakemuka, turabizi ko ibibazo byabo nabyo rukigeretse, turabizi ko tutazi ikintu bakora kugira ngo nabo bishime. Ese guys, wowe utekereza iki? Ese utekereza ko ibintu byose biba biri kubera muri filime yacu Ibanga aba ari ibintu udasobanukiwe? Wowe icyo ngusaba no gukurikirana filime yacu Ibanga kugira ngo buri kimwe cyose uko bizagenda kose, buri kimwe cyose cy'uri kubonera muri filime yacu Ibanga utabura gusobanukirwa. Icyo ngusaba no kugira ngo ntuzave hano kuri Impact udakoze subscribe kugira ngo uzabisobanukirwe umunsi umwe. Ese guys, utekereza ko ubu ngubu tuvugana Kiramani namara gufata telefone ya papa we, utekereza ko azahita yikoze iki? Ese utekereza ko Kiramani namara kugeza fone ya papa we mu biganza bye, utekereza ko Kiramani umwanzuro azahita afata ari uwuhe? Ese papa Kiramani we namara gufatwa ko hari undi mubano wigeze kugirana na Tereza, ese utekereza ko papa Kiramani we hari ahandi hantu afite ho kuzarengera? Ese Kiramani we muri kubona ibintu byari kwishakira atari byo bizamurimbura? Ese Kiramani komeza kwirukanka kuri Tereza mubona ahubwo atari uzibabaza kurenza uko papa Kiramani ababaye? Ese utekereza ko ibi byose Kiramani bari kwikururamo, utekereza ko bizagenda gute mu gihe azaba yamenyeje ukuri kose ko Tereza ari we mama wa nyawo umubyara? Ese guys, wowe uri Kiramani wakora iki mu gihe utaramenya ukuri, mu gihe ubona papa wawe ahangayitse cyane ndetse agahangayikira umuntu wamwigeze kwita umusazi? Ese utekereza ko wowe wakora iki? Ese wowe wishize umwanya wa Kiramani ntiwafata umwanzuro wowe yafashe? Ese utekereza ko Kiramani yahubutse? Ese utekereza ko Kiramani umwanzuro yafashe ari umwanzuro muzima? Guys rero icyo ngusaba no kuba tanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu yumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko nimba uri umunyamuryango, wowe icyo mba ngusaba ni ukugira ngo nakore subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugendera muri bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Kiramani, papa we ndetse na mama we, ibyabo turabizi ko bitazarangira amahoro. Papa Kiramani turabizi ko amabanga yahishe ubuzima bwe bwose, turabizi ko ariyo yazamurimbura. Papa Kiramani ikintu yakomeza gutsimbararaho izi myaka zose, turabizi ko aricyo kintu cya mbere kizamushira hasi, kandi turabizi ko nikimushira hasi kizamushira hasi n'ibyo byose ndetse n'umuryango ngo we wose. Turabizi ko papa Kiramani nubwo yabikoze kugira ngo arebe ukuntu yashakisha uburyo umugore we yishima. Turabizi ko yabikoze atagambira ikibi, ariko turabizi ko papa Kiramani tuvuga n'ikibi cyamuziye, ikibi
kimuri iruhande. Papa Kiramani ubu tuvugana ntago afite ahantu yahungira icyo kibi kigiye kumuzira. Papa Kiramani yakoze ibyo yakagombye kuba yarakora, ariko turabizi ko iki ngiki noneho ntago afite ukuntu yagihandoringa. Papa Kiramani ntago afite ukuntu kino kintu noneho kigiye kumuzira yakikuramo. Turabizi ko bungubu Papa Kiramani ikintu cyasigaranye ni ukuba yashakisha Tereza ku buryo yanamuhemukira akaba yanamwicisha. Ese utekereza ko Papa Kiramani bino bintu nzabigeraho? Ese utekereza ko azabona Tereza mbere ya Kiramani? Guys, rero Queen na Kiramani turabizi ko ibyabo nabyo bitarakemuka. Queen na Kiramani turabizi ko ibyabo nabyo urukigeretse. Turabizi ko nabibyabo nta n'ikintu na kimwe kiri kugenda neza. Turabizi ko Kiramani nta n'ikintu kizima arongera kuba yakora, mu gihe Queen nawe ari aho ngaho atazi ibijya mbere. Turabizi ko Queen uburyo yemeramo umukunzi we, turabizi nawe ko atamuhemukira. Turabizi ko Kiramani nawe uburyo yemeramo Queen, turabizi ko buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abone Queen amuri iruhande. Turabizi ko irembo ryamaze kuba ryafatwa kare, igisigaye ni ukuba mwajya mu murenge. Ese ubona Queen nashaka kuba yajya mu murenge, ubona Kiramani azabigenza ute? Ese Kiramani mubona azafata uguhe mwanzuro mu mafuti yose yatangije ndetse mu bikorwa byose yakoze? Mubona hari ikintu kimwe azakora ku buryo wenda ari ikintu kizamuhesha amahoro? Ese ubona Kiramani nyuma y'ibi ngibi bintu byose yakoze, mubona ikintu kimwe azakora kugira ngo yishime, ubona ari ikihe? Ese Kiramani mubona azapfa kuba yishima mu gihe azi neza ko yagiye gufata irembo ku muntu utarigeze unamukunda? Ese guys, utekereza iki? Icyo ngusaba no gukora subscribe no Craving Empire, ndetse warangiza ukanashenga kuri bagenzi bawe bake ufite nabo bakabasha kubona ubutumwa bwiza muri filime yacu Ibanga. Ikindi cyakagusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Niba uri umunyamuryango wa Miss Nyama ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni kuba waba umunyamuryango wa Craving Empire. Ese guys, Jojo ndetse na Gahima wiwe utekereza ko bameranye neza? Ese Jojo ndetse na Gahima utekereza ko bazamerana neza cyane ubigenze bite? Utekereza ko bizanyura mu nzira kugira ngo Jojo na Gahima biyunge bya nyabyo? Utekereza ko kino kintu kizapfa kuba cyakunda mu gihe tuzi neza ko Gahima imitima ikimushinja amafuti yakoze? Ese utekereza ko bishoboka mu gihe Gahima agihinze imitima ayerekeza hirya no hino? Ese mu gihe Gahima atarafata umwanzuro umwe none uhamye, utekereza ko hari azigera agirira amahoro muri uriya rugo rwo kwa Jojo? Turabizi ko Gahima ikintu cyo yahishe, turabizi ko Jojo bitazatinda kuba yakimenya. Turabizi ko Jojo ari umuntu nawe ukunda kuba yategereza cyane. Jojo turabizi ko buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abone ukuntu yatsindira umutima wa Gahima. Jojo turabizi ko no kwica binajemo yabikora ku bwa Gahima. Ese utekereza ko ubu ngubu tuvuga na Gahima hari ahantu afite ho gucikira? Ese guys, ubu ngubu tuvugana utekereza ko ubunyambo we ameze utembere yo kuba yamenya ko Niyori yaburiwe irengero? Ese utekereza ko Nyambo ubu ngubu tuvugana arabikoraho iki namara kumenya neza ko Niyori yamaze kuba yabura? Ese Yves we niba amara kumenya neza ko ari we wamutwaye Ikigali akaba yamushimuse, utekereza ko Yves we arakorerwa iki? Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Murabizi ko buri kimwe cyose tuba turi gukora kuri filime yacu Ibanga ari mwebwe tuba turimo gukorera. Rero icyo ngusaba ni ukugira ngo ntuve hano kuri Craving Empire udakoze subscribe kugira ngo tujye tugendana muri ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi ikindi cya kabiri ngusaba ni ukuba
wanatanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Niba uri umunyamuryango wa Miss Nyamurisa ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni uko waba umunyamuryango wa Venkimpa kandi nabo utindiye kongera duhuye kundi episode ukurikira. Ndabakunda cyane kandi murabizi ko muri abantu b'intwari hano kuri Venkimpa.